Yes, yes, yes. Dukomeje gushimira rero abakunzi ba Buri Ngingo TV. Ubu ngubu rwose turabishimira, ntako mutagira, muratureba, mugakanda sabu, mugakanda like, mugakora ibishoboka byose, kandi ntabwo natwe tujya tubatererana rwose, namwe murabizi. Iyo wiriwe mu kazi ugataha ugakaraba ukavuga ngo noneho reka ndebe uko isi yo mu Rwanda yiriwe n'isi yo hanze y'u Rwanda, uravuga ngo ngiye kuri Buri Ngingo TV ndebe uko isi yiriwe. Ubwo rero turashimira wowe wamaze gukanda subscribe, turashimira kandi nawe wamaze gukanda like. Uyu munsi dufite ingingo ebyiri mu minota mikeya, iminota mikeya ihari. Turashimira mwebwe mwese mudukurikiranye. Ingingo ya mbere uyu munsi turavuga kuri APR, ingingo ya kabiri turavuga kuri Rurangwa Wilson wamenyekanye nka Rurangwa Wilson wamenyekanye nka Salongo mu bitangaza bitandukanye. Mu bitangaza bitandukanye. Ingingo ya mbere nk'uko mwabyumvise ni APR, indi tuvugaho ni nyene ni Salongo nk'uko twabivuze mu ncamake. Ubundi APR ifite amafaranga pe, cyangwa se nta n'ayahari ni ukuyiyitirira, ariko abakinnyi nta bakigenda abakinnyi bafite, abakinnyi babo ni baringa. Tinya ikipe ivuga ngo reka basi dushyiremo abakinnyi barenze umubare wa Ferwafa. Tinya umubare basi bavuga ngo ifite umubare wa Ferwafa, irenze umubare Ferwafa yemera, ikarenga ku mategeko. Ubundi birazwi ko isanzwe yiba. Hari n'igikombe yatwaye muri corona, bura ntabwo twakibagiwe, aho imikino itari irangiye bayiha igikombe ngo kuko ngo yari iri ku mwanya wa mbere w'agateganyo itwara igikombe. Ariko buriya nabyo nyine buriya byayihaye isura itari nziza, n'ibindi igenda ikora nyine. Abantu bakurikirana match zo mu Rwanda murabizi. Uyu munsi rero yavuze ngo reka tugerageze twibe ku mugaragaro, niba ari ukwiba sinzi, niba yagira ngo ijijishe. Kandi umuvandimwe wanjye bavuga ngo turasa, ngo nsa nawe, ariko ntabwo nsa nawe, ahubwo we asa nanjye. Bavuga ngo Kenisi ngo asa nanjye, kuko njye ntabwo ntasa nawe, arabizi nawe rwose. Yaravuze ngo, ariko ndanamukunda nyine, ndamwemera nubwo ari umugasogi. Yaravuze ngo umupira ntabwo ubera mu cyumba, ntabwo ubera ahantu hihishe, umupira ubera ku mugaragaro. Umupira yongera ati umupira ni nka nyashi, iyo uzifite uratambuka abantu bose bakazibona. Tekereza noneho kuba APR nk'ikipe abantu bayibeshyera ngo ifite amafaranga, cyangwa wenda banayibeshyera bavuga ko ifite amafaranga, ariko igatinyuka ikagira abakinnyi ba nta kigenda. Abakinnyi ba nta kigenda nyine. Bakavuga aho bigeze none isigaye igashyiramo abakinnyi barenze umubare w'amategeko nyine ya Ferwafa y'umupira w'amaguru w'u Rwanda. Itireka nibura turebe igitego ko cyaboneka, ati turebe ko twabona igitego, igashyiramo abakinnyi
barenze umubare. Nawe tekereza ikipe imeze gutyo kandi tuyemera nk'ikipe iba yaraguze neza, ariko niba bayipfunyikira ntabwo mbizi. Bagakina bagacenga ariko bikanga, bikaba iby'ubusa. Bagakina bagacengana. Ubwo ndi kuvuga uno mukino nyine wahuje Aperisi cyangwa se APR na Gorira. APR na Gorira. Tekereza kuba uri APR ugashaka kwiba Gorira. Ni ibintu rwose bitumvikana, ni ibintu bitanashimishije, ni isura mbi. Namwe mwataye isaro nka Muheto, namwe mwataye isaro rwose. APR nayo yataye isaro hano, ahubwo ngewe nibatanayitera amaga ndeguza Ferwafa. Igomba guterwa amaga kuko biriya bintu iri kwigira hose ntabwo byemewe, ntabwo twebwe twabyemera nk'Abanyarwanda. Igomba gutanga urugero rwiza, igakina ibintu nyine bigaragara, igakina igatsinda ikanganya cyangwa bakayikubita bakayinoba. Bagacenga bashyizemo abakinnyi barenze umubare. Namwe mwarabibonye murawuzi, abakinnyi 7 b'abanyamahanga bitemewe muri shampiyona y'u Rwanda. Abemewe ubu tuvugana ni 6. bagashyiramo abakinnyi 7 bagakina iminota 9 yose inarenga. Ntabwo ari 9 yuzuye, ni iminota 9 irenga. Kugeza aho umutoza abibonye, nanjye ngo umutoza, umusifuzi ati aya ni amabara, ati mukina ariko ati mwebwe n'ubundi murakorera ubusa nk'ingorofani, muzaterwa mpaga. Koko ubwo na Ferwafa ikabyinjiramo, bagakina bagacenga amacenga ariko n'ubundi urwishe ya nka rukaba rukirimo. Ba bakinnyi ba nta kigenda n'ubundi bakarangira umukino ari ubusa ku busa. Ubwo rero nta byinshi twayivugaho rwose. APR iri kugaragaza isura mbi mu mupira w'amaguru, ni ibintu bizwi kuva kera rwose. Reka twimuke twigire ku mugabo witwa Rurangirwa Wilson Salongo. Ni Rurangirwa Wilson, mushobora kuba mutamuzi muri ayo mazina, ariko nimvuga Salongo bwo muraza kumwumva. Uyu Salongo rero ni umugabo ugenda hejuru y'amazi yigana Yesu. Yesu niwe batubwira ngo agenze hejuru y'amazi. Ni umugabo ukuvuga ngo akora ibitangaza, ngo yirukana inyatsi, ngo iyo bakwibye ngo akugaruriza ibyo bakwibye. Ibyo bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo, njye ntabwo mbizi, ariko abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga rwose muramuzi, muranabizi. Iyo umuntu yibwe nk'akantu runaka aravuga ati mumpe nimero ya Salongo. Salongo rwose ku mbuga nkoranyambaga aratwika pe. Salongo rero, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB uyu munsi rwadutangarije ko uyu mugabo witwa Salongo, RIB ivuga ko urwo rwego nyine rwa RIB ngo rwamutaye muri yombi tariki cyangwa se ku itariki 31 z'ukwa 10 2024.
uyu mwaka turimo nyine birumvikana n'uyu mwaka turimo, aya ni mbibutsa yuko aya ari amakuru ari update. Wowe utarakanda subscribe rero aribwo bwa mbere ugeze kuri Buri Ngingo TV, yikande kuko nutayikanda rwose nta makuru uzajya ubona agezweho kandi yizewe afitiye gihamya. Noneho wakwibaza ngo ko nkanze subscribe mfashe wenda amasegonda 2 cyangwa 3 nkakanda sub na like, ese ubundi yazize iki? Urwego rw'ubugenzacyaha rwitwa RIB rwavuze ko akurikiranweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Harimo n'uburiganya, ngo guhimba cyangwa guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Ko Saronga atoroshye. Ngo kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi. Sarongo twabonye yigira Yesu akagenda hejuru y'amazi, ubu ngubu ari mu maboko ataraye, yambaye ipingu. Ntabwo tubimwifurije, hatagira uvuga wenda ngo Buri Ngingo ngo avuga amakuru ngo wenda gutya na gutya. Oya, umugabo mbwa aseka imbohe, niko njya mbabwira. Ntabwo tumusetse, ahubwo ari mu maboko nyine ataraye, ari mu maboko y'abandi, ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Ubwo rero tutabatindiye kuko ndabiza mega zirahenda, amamega yarahenze turabizi, muba mwigomwe mukadukurikira. Icyo twababwira nuko wenda twabashimira uko bizajya bigenda. Ako kantu wakumvise, tuzajya tubagezaho amakuru yizewe kandi mbese wowe jya ujya mu kazi kawe, nusohoka mu kazi ugiye utashye ufite umwanya utari bwica akazi, uvuga uti ngiye gufungura Buri Ngingo TV, ureba amakuru ya nyayo, amakuru yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ayo hanze n'ayo mu Rwanda. Nk'ubu ngubu Trump na Kamala Harris, uyu munsi hari leta ya Pennsylvania n'izindi nka zingahe zatangiye gutora. Aya makuru nayo tuba tugomba kuyabagezaho. Umugabo bita Fata ku mavuta, ubu ushize twavuzeho agace gato, uyu munsi yaje kuburana. Gusa mu ncamake ndabaha, yakubiswe iminsi 30. Yagiye azi ngo ni icyaha kimwe, kumbi hiyongeramo ibindi. Bafite ibyaha birenga kimwe, afite ibyaha birenga kimwe. Yabaye ahawe iminsi 30, murumuna wa burundu. Ubundi 30 ni murumuna wa burundu, ariko ntabwo tubimwifurije, hatagira ubyumva nabi cyangwa se akabyumva ukundi. Yabaye ahawe 30, murumuna wa burundu. 30 niyibanza, burya ni nk'uko ujya gushaka ibyangombwa bakakubwira ngo banza uce muri kwa mudugudu gutya, nibyanga gutya uzagera hano.
amakuru ari breaking news, amakuru agezweho kandi yizewe. Yabaye ahawe iminsi 30, yabaye afunzwe by'agateganyo iminsi 30. Iminsi 30 ni murumuna wa burundu, ntabwo ari burundu hatagira ubyumva ukundi. Iminsi 30 ni murumuna wa burundu. Ubwo rero turashimira abantu bakanze sabu. Nawe utarayikanda aka kanya wafata amasegonda 2 cyangwa 3 cyangwa 1 ukayikanda, ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification ikumenyesha ko buri ngingo ashyize amakuru kuri buri ngingo. Umva shaka ukuntu byisubiramo. Murakoze, turabashimiye.